Imana ishimwe cyane. Kuri uyu mugoroba reka turebe mu byakozwe n'ibice bibiri, umurongo wa mbere gukomeza kugeza ku murongo wa 13. Umunsi wa Pentekote usohoye bose ntaribagirwa kwa gatanu dufite igaburo rye kandi hari konje. Sinzi ko arababibonye, hari itangazo ryasohotse rivuga ko ari konje yaho mu idini rya Islam azaba bizihiza Eid something. Sinzi nimba ari umunsi w'intama cyangwa ari uw'intama. Ibintu nk'ibyo rero tuzatangiraho kare mubimenye, musengere ituro rya Pentekote tuzazana ku munsi w'igaburo, kuko biravuga ngo muzazane ku musaruro wanyu. Haleluya. Imana igufashe wumve ikintu watanga, kuko hari umugisha mu gutanga, na cyane cyane mu bihe bya Pentekote. Ntubitanga kuko umenyereye gutanga, urabitanga kuko ari itegeko ry'Imana. Arayivuze ngira ngo ni Miles Munro yavuze ngo Bibiliya burya ngo igizwe ngo ibitangaza ni 2%, ngo ibindi byose ni principles, ni amategeko. So iyo ukoze ibintu uko bigomba gukorwa uhabwa uko byagenewe. Haleluya. Mbifurijeho kuzana iryo turo ryiza wasengeye rya Pentekote. Haleluya. Tuzaze ku meza y'umusaruro, twishime twese duteraniye hamwe. Hari umugisha guteranira hamwe, ngo bose bateraniye hamwe. Ntuzasigare, ntihazajye ikintu abarimo kudukurikira online bava ku kazi, abari mu mashuri ya université soir n'ibindi. Uwo munsi hari konje, nimba mutaziga karibu tubane, tubone umugisha wo guteranira hamwe. Imana ishimwe cyane. Abarimo kudukurikira ku isi yose namwe mwakire. Haleluya. Ari inkuru muri Bibiliya y'abantu batari bahari igihe Mose yavanwagaho umwuka wo guha abandi bamufasha 70, ngo hari babiri bari inyuma y'ikamu, nabo barahanura, nabo barafatwa. Haleluya. Mbwirira umuvandimwe uti na wa undi wawe nawe biramugeraho. Nawe biramugeraho. Oh haleluya. Oh haleluya. Umunsi wa Pentekote usohoye bose bari bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje umutima. Bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Mbwira uwo muvandimwe uti n'abiteguye baratungurwa. Umwuka wera atungura n'abiteguye. Bari amaze iminsi 10 biteguye, ariko baratunguwe. Icyama akagutungura, nawe ubimenyereye agutungure. Nawe bisanzwe umaze imyaka muri ministry agutungure, umaze iminsi mu gakiza agutungure, umaze iminsi muri yo family agutungure, umaze iminsi muri yo business agutungure. Nariho ndarisoma ngo niteguye gutungura n'abiteguye. Mbwira umuvandi akiri yo surprise. Ari umupastori twakoranaga yavuye mu misozi aje asanga hari ibintu bya surprise dukora cyane kuri Vivante. Duhora twakoze surprise. Aravuga ngo hari ibintu nasanze ino, ndavuga ni ibintu bakwiye kubireka bitazarwaza abantu umutima. Bajya bababwira, hanyuma umuntu aramubwira ngo ese ubabwiye ubugi surprise iki? Nuko yabivuze ngo ubugi surprise iki? Ariko surprise iraryoha. Imana ishimwe cyane. Jewe niyo mbuze icyo nkorera madamu ninjira mu cyumba nkamukanga, agaseka basi akararana nako. Bwana asifiwe sana. Ndibuka rimwe yaravuye muri dushe, nanjye ndimo gusenga nzenguruka inzu nsenga, ngeze hafi y'idirisha, ntabwo nari nabiteguye, wa mwuka wo mu isezerano rya kera uramanukira. Ngo icyo gihe ngo umwuka muzaho, nanjye uwo mwuka unzaho. Sinzi ukuntu byari navuze ni miau. Ako kanya mami ngo mu izina rya Yesu. Biranga ndaturika ndaseka. Hanyuma ahita afata telefone ahamagara abana bari hanze ngo ariko so ngo nariho niyambarira numva
ipusi kirankanze ngicyashya ibyari ipusi bihinduka umuntu. Haleluya. Mwifurije gutungurwa n'ibyiza bikunezereze. Nimba ubyakira uvuga amen mwene data. Hari undi mwene data waje aha ngaha ejo mu giterane yahaye lift abashyitsi, hanyuma umwuka aramumanukira, ibintu byamubaye ngo nawe ntabizi, yagiye kumva yumva ngo ni nk'umuntu ucugusa icupa, acugusa umutima, avuga ati ngo bakwa nari ndwaye umutima urakira, ntabyo narinzi. Hanyuma ndamubaza ntibyagenze ate, simbizi. Ati nabo twajyanye bambaza ati nibiki byakubaye, ahubwo mumbwire mwebwe mwandebaga. Bo bari bafite problem, ati se ko ari waduhaye lift turataha dute? Baratunguwe neza ariko yarakize baratahana. Byarabaye ejo, nawe birakubaho. Bigomba kukubaho, bigomba kukubaho, bigomba kukubaho. Ntabwo ari byo bivuze Yesu yavuze ngo mu minsi itari myinshi namwe bizababaho. Bigomba kukubaho. Imana ishimwe cyane. Wanasifiwe. Ejo navuze ku bantu batinda kubatizwa. Hari umumama nibutse, ntabwo yaje none, ejo arahari. Naramubatije ejo bundi, cyagiye nabatizaga wa muntu wari warayasinze, nyuma abantu bagahita bafatirwa na wa mwana ari ni Pato ninde. Pato, Imana igumugisha, aguma azana n'abandi mu gakiza. Nawe arabatizwa. Icyo gihe abatizwaga n'abandi biyandikishije, uwo mama nawe yarabatijwe. Ndiho ndamubaza turi muri pisine, arambwira ati jyewe natangiranye na Vivante Burundi. Ati muri 19 nimba ari na 2 Vivante itangira na 3 aho ngaho nagiye kubatizwa. Pastor David arambaza ati warize, sinzi icyo yamubaje kiramuyobera, ati genda bakwigishe witegure hanyuma uzaze nta kibazo. Nimba arababaye nimba arivumbuye simbizi. Ejo bundi nyuma y'imyaka 30 nibwo yabatijwe, ari mu nzu y'Imana. Imyaka 30. Satani yanga umubatizo. Nimba uri aha ngaho utarabatizwa mu mazi, ugomba kubatizwa kandi ubatizwe no mu Mwuka Wera. Haleluya, haleluya. So ukwira mu nzu bahaboneka indimi zigabanije, umurongo wa 3 zisa n'umuriro. Ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo, bose buzuzwa Umwuka Wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko Umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini, bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa nuko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rwabo. Barumirwa bose, baratangara bati mbese aba bose si Abanyagalilaya? None se niki gitumye twese tubumva bavuga indimi zacu aziwacu za kavukire? Kandi turi Abapariti n'Abamedi n'Abanyeramu n'abatuye Mesopotamiya ni Yudaya ni Kapadokiya ni Ponto no muri Asiya ni Furugiya ni Pamfiliya no muri Egiputa no muri aho ni muri Afrika, no mu gihugu cy'Libiya aho ni muri Afrika, gereranya ni Kurene, n'Abaroma b'abashyitsi n'Abayuda abo n'abavuye i Burayi n'Abisirayeli n'abakomeza idini yabo, kandi n'Abakirete n'Abarabu turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Bose barumirwa bibayobeye, barabazanya bati mbese ibi ni ibiki? Abandi barabanegura bati basinze ihira. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya. Ijambo ry'uyu mugoroba ni ijambo rivuga ngo urahinduka umuntu mushya. Kimwe mu bintu Umwuka Wera akora, aduhindura bashya. Ako abantu bari batumenyereye ntabwo ariko batubona. Abari bafite ukuntu babazi, bari baturanye, barabazi, bazi ko ari Abanyagalilaya, ariko barimo kuvuga icyo muri Afrika, barimo kuvuga icyarabu, barimo kuvuga icy'Imesopotamiya, barimo kuvuga icy'Iburayi cy'Abaroma, barimo kuvuga indimi za kavukire zabo ngabo. Umuntu usanzwe arimo kuvuga ibidasanzwe.
ubisanzwe niko Imana yari yaraturemye. Yaturemye mu ishusho yayo, iduha ubutware, iduha kubana n'inzoka, kuganira nazo, nta kibazo. Ariko tukoze icyaha, Satani adutera gukora icyaha, hapfa ya shusho y'Imana. Kuko biravuga ngo umunsi mwakiriyeho muzapfa. Ariko ntibapfuye. None se Imana irabeshya? Icyapfuye hapfuye wa wundi rero. Uwo niwe iyo umaze gukizwa agomba kukugarukaho. Uwo niwe ugomba kukugarukaho, ugasabana n'Imana, ukaganira nayo. Ukaganira nayo nimugoroba, mukaganira ku manywa, mukaganira. Ugenda ukamwumva avuga, uryamye akakuganiriza. Uko niko Imana ishaka ko tubaho rero. Mu isezerano rya kera yazaga ku bantu bamwe akabamanukira cyangwa akagenda. Yashaka no guha abandi agatira kuri uyu agahuriye. Ariko isezerano risha aravuga ngo bose, abagabo, abagore, abana, abagaragu, abari free, abaguzwe ari abacakara, bose bagomba kuzura. Mu isezerano rya kera barahanuraga, uwuzuraga wese umwuka wera yarahanuraga. Ariko mu isezerano rishya bavugaga mu rurimi rushya. Mu isezerano rya kera wahanuraga avuga ngo uku niko Uwiteka avuze. Ariko Yesu aje aravuga ngo ni ukuri ndababwiye. Kuko wavugaga yari yamaze kuza. Byigijwe hafi cyane. Reka turebe mu isezerano rya kera muri Samweli wa mbere ibice 10. Inkuru y'uwitwa Sawuli, umwami wa mbere wa Isirayeli. Impamvu nzanyemo Sawuli nuko ntashaka ko iby'umwuka wera biguma ibyo mu rusengero. Mumenye ko umwuka wera akora muri politiki, akora muri business, akora muri societe yose. Amen, zasinziriye. Mbwira umvanti gerageza kuba udasanzwe, ujye uvuga amen. Kutavuga amen kwawe ni ibisanzwe. Nyereka kuri udasanzwe, umuntu mushya. Bwana asifiwe sana. Iyo bidasanzwe abantu babyita amazina, kuko isi imenyere ibintu control. Tuzi ko 2 guteranya 2 ari 4. Iyo bibaye 5 biraducanga. Ibintu tudakontrola duhita tubyita andi mazina. Ni abapayu, bataye umurongo, ni realiste, ni iki. So natwe twarabigiye turabyica, bamwe tubabanebwe, abandi twigira ibigoryi bimeze ukuntu. Ariko iby'Imana ni byiza. Ni byiza. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iratubwiye hano muri Samweli wa mbere ibice 10 umurongo wa mbere ngo nuko Samweli yenda imperezo y'amavuta ayamusuka ku mutwe, aramusoma, aravuga ati mbese ibyo si byo byerekana ko Uwiteka kwimikishije amavuta ngo ube umutware wa gakondo ye? Ntabwo amusutse amavuta ngo abe pastor, ntabwo amusutse amavuta ngo abe evangelist, amusutse amavuta ngo abe umwami. Kuba umwami kubw'uhoraho wagomba gusigwa, bimenyesha ko ubutware buturuka ku Mana. Icyo ni kimwe. Ikindi ko ugomba gufashwa n'Imana. Ikindi abo ugiye kuyobora n'ab'Imana. Imana ihana Dawidi yatwaye umugore w'abandi, yakishije umugabo w'abandi, aramubwira ati nakuvanye inyuma y'intama mugira umushumba w'abantu banjye. Salomo arabimenya, aravuga ati Mana wampaye akazi ko gushumba abantu bawe, kuyobora abantu bawe, ndakwinginze mu bwenge kugira ngo nkore neza akazi wampaye. So amavuta ntabwo ari ayo mu rusengero gusa, ntabwo ari minisitiri yo kuvuga ubutumwa gusa, gukiza abarwayi, guhanurira abantu tukabwira ibyabo, ibitangaza tugenda twifuza mu byumba n'ahandi. Amavuta y'Umwuka Wera ni muri domene yose.
yose gutangira ku mwami kugeza kuri nyarucari w'inyuma y'abandi. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Mbwira umuvandimwe uti nkwifurije amavuta ya Mwuka Wera. Nuko ubu numara gutandukana nanjye uraza gusanga abagabo babiri ku gituro cya Rasheli mu rugabano rwa Benyamini i Serusa. Barakubwira ati indogobe wari ugiye gushaka zarabonetse, kandi noneho so ntagihagaritse umutima w'indogobe, ahubwo ahagaritse umutima wawe kubwawe, ahubwo ahagaritse uwawe. Ariho aravuga ati noneho iby'umwana wanjye ndabikika nte. Maze nutirimuka aho ukagera ku giti cy'umwera w'itabora, urahurira n'abagabo batatu bazamuka bashengerera Imana i Beteli. Umwe ahetse abana b'ihene batatu, undi yikoreye amarobo atatu y'imitsima, undi yikoreye imvumba ya vino. Barakuramutsa baguha amarobe abiri uyakire. Ndongera ndabisubiremo, Umwuka Wera agutere guhabwa, aguhe guhabwa ibifatika. I wish icyama nkasatura umutima nkabishiramo. Ndasenga ngo iyi sezo ya Pentecost ntumve gusa ibintu by'umwuka, ariko wizerere ko materiellement nkuko baraye baduhanurira amafaranga from nowhere. Usutsweho agomba kubona amarobe arenze rimwe. Mbwira umuvandi ubwo ari mu isezerano rya kera biracura iki mu isezerano rishya? Oh haleluya. Ibi ni byo bita parole de connaissance. Mu Kinyarwanda n'ufise bivuga neza ngo nukurondora. Bamwe arabyitiranya word of knowledge bakayita prophecy. Oya ntabwo ari prophecy. Prophecy ariko genda gusa, kandi muri prophecy akoramo word of knowledge. Nimwe mu mpano 9 nzabivugaho. Imana ishoboje. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umwe yikoreye amarobo atatu y'imitsima, undi yikoreye imvumba ya vino. Barakuramutsa baguha amarobo abiri uyakire. Maze uragera ku musozi w'Imana aho ingabo za Filisitiya ziganditse. Nugera muri uwo mudugudu urahurira n'umutwe w'abahanuzi bamanukana na neberu n'ishako n'imyironge n'inanga bibagiye imbere bava mu rusengero rwo ku kanunga. Urasanga bahanura. Umwuka w'Uwiteka ari bukuzeho cyane, uhanurane nabo, uhereko uhinduke uba umuntu mushya. Ndavuze ngo uyu mugoroba n'umugoroba wo guhinduka mushya. Mu yandi magambo ni umugoroba kurenga sanse eshanu. Ni umugoroba kurenga ibyo tumenyereye twabayemo. Ni umugoroba wa surnaturel. Mbwira umuvandimwe uti akira ibidasanzwe kuko wahinduwe udasanzwe. Imana ishimwe cyane. Birenge naturel. Byabayemo akajagari cyane ku buryo mu itorero dusigaye dutinya n'uprofetiza kubera amanyanga. Ariko Pawulo avuga ngo ndifuza ko abantu bavuga mu ndimi, ariko cyane cyane ko bahanura, ngo kuko uhanura agira umumaro itorero. So twabaye very protective, kurinda cyane itorero ku buryo twigizayo n'ibyarifashe. Hari amatorero amara imyaka 5 batumvise umuntu uhanura, batumvise dayimoni ihunga, batumvise umuntu uvuga mu rurimi ngo ndarusobanura. Ukibwira ngo ibyo ni nomo. Babona babikora bakabona ahubwo ngo nibo batari nomo. No. Bamaze kudushyira mu gatebo. Uhita ugira isoni zo kuyoborwa n'umwuka.
ngo batakwita icyaduka. Aho icyaduka nabo badakora ibyo umwami yavuze. Abo nibo byaduka. Nizo heresi. Imana idufashe. Imana idufashe. Bwana asifiwe sana. Urahinduka uba umuntu mushya. Ndavuze ngo urahinduka uba umuntu mushya. Niko yamubwiye, kandi ibimenyetso nibigusohoraho ugenze uko bikwiriye, kuko Imana iri kumwe nawe. Kandi uzantange kugera i Gilugali, nanjye nzagusangayo nje gutamba ibitambo byoswa n'ibitambo byishimwe yuko ari amahoro. Uzamareyo iminsi 7 untegereje, kugeza igihe nzaza nkagusobanura icyo ukwiriye gukora. Nuko agiteruka aho Samweli yari ari ahagaze, Imana imuha umutima mushya. Kuvuga umuntu mushya ntabwo ndavuga ngo uravanga wahindutse inzobe nimba wari igikara. Oya, ndavuga umutima. Ndavuga umutima. Umutima wawe wizere, umutima upanuke. Wowe wajyaga wizerera utuntu, wizerera ibintu. Harababihinduye imigani ngo ni ibya Edomu. Nawe bibi byawe. Hari umutware yarebye Pawulo arimo kwisobanura, aravuga, atangira gutanga ubuhamya, atangira kuvuga experience yagize, aravuga. Umutware aravuga ati, Pawulo urasaze. Ati, cyamukaba nkanjye uretse iminyororo indiho. Icyami ibisazi byadufashe namwe bikafa. Oh haleluya. Oh haleluya. Yaguhinduye umutima, nta kigukanga. Abantu barumva mvuga ko nagiye kuri station nkahagarara, ariko umuntu w'umugabo aratinya akora ibintu nk'ibi. Ikosa riri. Imodoka ikeneye essence, nagiye kuri station, si essence nayinkeneye. Kuko raisonnement yatubwira ngo mbanze nshaka amafaranga, hanyuma mbone kujya kugura essence. Oya, imodoka ntabwo ikeneye amafaranga, ingwa essence. Nanjye najyaho essence iri, hanyuma amafaranga araza kwishyurwa. Imana igahita ikurura umuntu, pastor wamesha umugisha nkagushiramo nti sawa. Kubera rero ntabayeho uko bamenyereye, nitwa umusinzi, yasinze ihira. Imana ashaka kuba a new man, a new woman. Uko niko Yesu yabayeho. Akareba abantu bashonje ati nimubagaburire. Ati murabagaburira. Ahubwo ntiyabaje ngo nimubagaburire, oya yaravuze ngo murabagaburire. Abigishwa ati ahubwo wa mugabo tanguranwa butarira bacyure bajye amatagisi atararangira batahe. Ati murabagaburira. Ati ariko okay swat, okay reka tugereze ku murezono. Niba kubagaburira bishoboka, turavanaho amaduka muri aka gahinga, muri aka gasozi. Bakaza bakagira agakomite, bakaza murabagaburira. Bakongera bakagenda bakaza ati okay, nubwo amaduka yaboneka, amafaranga murabagaburira. Hanyuma umwe muri bo nimba ari Ndereya aratinkaza ati ariko mbonye akana gafite utugati 5, udutsima 5, dufi 2. Amen. Yesu ati nimubizane, ndasenga ngo abana banyu babatize. Bamwe mukeneye intekerezo z'abana banyu. Umumama umwe twaraganiraga, anyemere mbivuge, Alice, ambwira umwana we yarwaraga, anyoye amata yarwaraga ibintu by'ibiturika ku mubiri. Akaba arabonye umumama wundi hano muri Vivant akunda gusenga, kubita ibikuta, arimbura, senyara, amasengesho yo ngo bazimubashye. Nabisanze ahangaha. Haleluya. Umwana aramwigana, rimwe areba ibintu byamubaje ku mubiri. Ikibebe cye gifite imyaka ingahe? 4.
afata kirakrete atangira gukubita. Satan jete mu gifaransa, jete chasse, arakubise umusaza ahamagara nyina ati ngwino urebe umukobwa wawe ibintu arimo. Aramuseka, umwana arabikubita, nyina ntiyamenye igihe ibyo biturika byakiriye. Uwo mama duhaga ubuhamya yagiye yabonye green card, byaturutse ku buhamya bw'umwana wa Janvier navuze witwa Corneille Pupuche, ukuntu yariye keke maze kumusengera nta bindi abaza, ava ku mavi aho muri frigo yongera. Uwo mama aravuga ati Imana yakoreye uwo mwana, nkaye ndibaza ko bigoye kujya Amerika. Ahita afata umugara mukuru bajya kwa Prayinga, bagiye kubona green card iraje. Imana ashaka uwamushya. Mbwira umuvanti ikunkumura ube mushya. Hari ibintu wahuye nabyo mu ishuri bikujyaho, ibyo ahantu mwakuriye bikujyaho, sinzi ibindi mwahuye nabyo mu rushako bikujyaho. Ubu ndo ndavanaho, ndo ndugura. Kera hari ibintu bitaga ibitabo by'ikori by'umusoro iri i Burundi, abantu bagendanaga ugahura na polisi akagufata kora ko wasoze. Hari umusaza rero bafashe, abapolisi bamufashe avanamo, babona avanyemo ikibahasha. Muri icyo kibahasha harimo agasashe, muri ako gasashe harimo umushwaro, batarashyikira irangamuntu. Ndiho ndahambura abantu hamwe. Barakubwiye ngo abakobwa ntibazagera kuri ibi, barakubwiye ngo iwanyu ibi ntibazageraho, ngo abarokore nuko bimera, ngo nta mugabo uzavana mu barokore, ngo ntabwo bari smart, ngo ntabwo bize, ngo ntabwo bari romantique, ngo bahora mu byahishuwe Yohana gusa. Ndasenga ngo uvanga habaye mushya, umwuka wera gutransform. Oh, haleluya! Twongere kuba abana ntibikoroga, arabizi ko papa bishoboye, mama bishoboye, kandi ntazi ko banamuvanye ku kazi, ntazi n'intambara yo muri Ukraine ko yatumye ibintu byivanga. Ariko papa wacu utegeka ijuru n'isi, uca inzira hatagira inzira, avuga bikaba, azura abapfuye, yaguhinduye akakuvanaho ibyaha utishe n'ikintu na kimwe. Igihe cya Pentecost ni igihe cya restoration. Nzabashumbusha imyaka yariwe n'inzige, hanyuma mbasuke mu mwuka wanjye. Oh, haleluya! Ndavuze ngo ushumbushwe. Uyu nguyu yagiye gushaka indogobe za se zari zatakaye, hanyuma atahana ubwami. Oh, haleluya! Atahana ubwami. Ari mu nzira yibaza ibaye mu gice cya 9 umurongo wa 20. Kandi rero iby'indogobe byo zimaze iminsi 3, indogobe zimaze iminsi 3 zizimiye. Reka mbabwire, indogobe ntimwibwire ngo ni inyamaswa gusa. Iyi ni transport, yari societe ya transport iwabo. Yari mu kibazo. Imodoka zari zivuye mu Mombasa ntibazi iyo zakatiye, kandi zifite marchandise. So Kishi yohereza umwana we responsable kujya kuzishaka, bamara iminsi 3 bashakisha. Aramubwira, kandi rero by'indogobe byo zimaze iminsi 3 zizimiye, ntiziguhagarike umutima, zarabonetse. Mbese iby'igikundiro byose byo muri Isirayeli bibikiwe nde? Si wowe se n'inzu ya so yose? Mbwira uwo muvanti, nubwo hari ibyabuze, nubwo uhangayitse, iby'igikundiro bikiwe wowe n'inzu ya so. Ariko Sawuli yagumye avuga ngo iwacu nitwe banyuma. Ni hembe yabivuze. Araza mu 21. Haleluya!
abimubwiye, maze Sawuli aramusubiza ati mbese sindi umubenyamini? Urumva uwo ni umuryango wa nyuma muri Isirayeli, wo mu muryango muto wo mu Isirayeli, kandi se inzu yanjye siyo iri hanyuma y'andi mazu yose y'ababenyamini? Niki gitumye umbwira bene ibyo? Ntaraba mushya, hari abo ndimo kubwira bagahita atangira ngo sha ya mugabo nivugire ntazi aho mvuka, ntazi ko ndi umubenyamini, inzu ya nyuma yo muri Isirayeli, kandi n'inzu ya data ni iya nyuma. Baramwe ngo iby'igikundiro byose bicyowe n'inzu ya so. Imana ibiha abavuze amen, abataravuga amen bihane nawe bibagereho, kuko ari inyabuntu yuzuye imbabazi. Imana ishimwe cyane, kuko ataraba mushya bamubwiye ngo byose bicyowe, aravuga ngo aca weye wibesha adresse, yenda umubenyamini. Kandi Imana yari yamutoranije. Imana yari yabwiye Samweli ngo muraza kubonana, ngo hari umuntu nkohereje. Muze gusoma icyo gice cy'icyenda kiraryoshye. Barimo kuyerera bazerera babuze, baramubwira ngo nyamara ngo hari umuntu uranga ibintu babitaga babamenya abahanuzi. Hanyuma umukozi w'umugaragu aramubwira ati ariko se turapfa kugenda gutyo? Uretse ko mwajya haza mu nzu y'Imana gutyo, turajya kureba umuhanuzi gutyo? Halo, bamwe bahise batangira kureba hasi. Imana ishimwe cyane. Ati Sawuli ati ariko hari akantu ufite, atoke tugende. Bakubitana na Samweli ntibamumenya, ariko Uwiteka atabwira Samweli ngo uwo ni wawundi. Bahuriye mu irembo, ahita aramaze wandangira kwa profete, ati niwe murimo kuvugana, ngwino tugende. Aramwa turare hano, ejo nzakubwira ibiri mu mutima wawe byose. Uko niko Imana ishaka ko tubaho. Nzakubwira ibiri mu mutima wawe byose. Ariko urumva uko kwitera icyuma, kubwira umuntu utazi monanye rimwe ngo ejo nzakubwira ibiri mu mutima wawe, apana mu mufuka wawe, umutima wawe. Kuko umufuka ushobora kubona akantu kabye kavuta harimo n'ifunguzo buriya. Ibiri mu mutima wawe nuko Imana ishaka ko mubaho. Sizi ko mwabyumvise. Nuko Imana ishaka ko umubyeyi umenya ibiri mu mutima w'umwana wawe, utazatungurwa ari mu rumogi, ubimenye. Kuko Imana yamukunyujijemo, umufite autority, ishobora kukuganiriza ikakubwira ibyo barimo. Ni kenshi madamu yagiye amenya ibintu abana bacu barimo. Simvuze ibyanjye, agahamagara umwana akamubwira, umwana akihana. Imana yashaka ngo mubimenye. Imana iha umugisha wavuze amen imbere, ibabarira abatarababashya. Twarakubititse ariko ndakomeza. Haleluya. Umurongo wa 9, nuko agiteruka aho Samweli yarari ahagaze, Imana imuha umutima mushya, maze uwo munsi bya bimenyetso byose birasohora. Byose birasohora. Wa muntu we mushya, ndavuze ngo ibimenyetso byose bigusohoreho. Ndavuze ngo icyo Imana yakuvuzeho gisohore, ubeho mu bintu bitangaza na babandi birata. Haleluya. Oh haleluya. Reka dukomeze. Nuko bageze kuri uwo musozi, umutwe w'abahanuzi uhura nawe, umwuka w'Imana muzaho cyane, ahanurana nabo. Maze abamumenyaga kera, abatazi ko yahindutse, abamumenyaga kera bamubonye ahanurana n'abahanuzi, barabazanya bati mbese bibaye bite kuri mwene Kishi? Mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Umwe mu baturage baho arabasubiza aravuga ati mbese aho ni bene nde? Abo ni bene nde? Nicyo cyatumye biba iciro ry'umugani ngo mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Nuko amaze guhanura ajya ku kanunga. Se wabo wa Sawuli amubazanya n'umugaragu we ati mbese mwari mwaragiye? Aramusubiza ati twaragiye gushaka indogobe zacu, tubonye ko tuzibuze tujya kwa Samweli. Se wabo wa Sawuli aravuga ati ndakwinginze mbwira ibyo Samweli yababwiye.
Sawuli asubiza se wabo ati yatweruye ko indogoba zabonetse, ariko amagambo y'ubwami Samweli yavuze arayamuhisha. Mbwira umuvantira abantu b'Imana bamenye kubika ibanga. Hapana bya kila kitu. Ara mapepo hanze ahangaha. Ejo nabonye akantu ka brag umuntu yifotoye akantu bacapye ikirenge kibyimbye. Yavuga ngo nacokoje gusa ngo ngiye ku kibuga cy'indege. None ibintu bene wacu bankoreye. Nariho ndatera brag gusa nibagiye ko ndi muri Afrika. Bakuvuga ngo uteye imbere imijugujugu ntumenya aho iturutse. Isi yaracafuye ariko turi abantu bashya. Agufasha uhinduke mushya. Ndasenga ngo mindset yawe ifunguke. Ako gasanduka bagushizemo gacike. Oh haleluya. Ube mushya utangiye gukora mu yindi dimension. Hari umugabo witwa Yonggi Chance, igitabo cyitwa La 4e dimension. Nagisomye kera muri 87 bwari ubwa mbere. Narakajene kavuye mu mashuri. Rero nakunze gusoma ibitabo cyane. Amafaranga yose mama mpaye kugura imyenda nkahita ngenda nkagura ibitabo. Nasomye ibitabo bya Billy Graham, nasomye ibya persecution mu bakomuniste wiki ndasoma, narasomye ariko imyenda irashirana. Rimwe ndebye gutya mbona urukweto rwacitse kandi sindibwire mama ngo amafaranga. Soma igitabo cya Yonggi ko ugomba kubivisualize. Amaso yawe ayangaya ukayafunga ugakora andi maso. Bitangira kuri magazine bitaga Bali Suisse. Ababaye Bujumbura barayizi, yari magazine inkweto zihenze. Umwana w'umwami. Ndagenda ntunga urutoki Supresi yari nziza. Niyo nakiriye mu izina rya Yesu. Kubera abantu babikoresheje nabi n'ubunebwe buhari, abantu asiga bivugiraho byahinze ngo ndo kucakira. Nimba bitarakoze iwawe giye byarakoze. Nimba hari wabikoresheje nabi nakazi kege, nabikoresheje neza birakora. Hashize iminsi mike umuntu umwe muri famille araza arambwira, umurokore, namwe ngo numvise nyoboye kukugurira inkweto. Nimba arazibonye zicitse simbizi, nimba napfukamye akabona munsi simbizi, ariko yabimbwe yicaye mu modoka. Arambwira tugende muri magazine yose ushaka uzazumbwire. Ninarazibonye, namaze kugerayo ndagenda ndazigura muri Bali Suisse. Biracyashoboka. Maze kubona ibyo bikora, ndibukanye kujya gufata bisi nta mafaranga ntibyari ikibazo. Ikibazo gusa kwari kumenya ariyo ninjiramo, kuko zose ni za papa. Nabahaye ubuhamya ko nagiye ndaryoherwa babwirije, ndatura ntura yose n'aya bisi. Imana ifashiza mu bwenge bwanjye buke. Wowe ntushaka kunyita ikigoryi, ariko nagiye ndizera. Ngeze kuri bisi ndazibona zose ni za data. Ndategereza mbona iya nyuma, ndabona iyi ntayinjiramo ni iya nyuma. Nubwo zose ari za data, iyi niyo ya nyuma. Mpita ndinjiramo ndicara. Nimba umukonvayeri yabihishuriwe ate simbiza bari ryatangira nuko ngira ngo nari nicaye hafi ye. Leta pesa nindayaguha. Ababaye Bujumbura tuva hariya ku isoko tugera ahantu kuri Novotel barahagarara gato. Akomana nakubwiye ko nicaye nabi ndasa kuyaguha. Turagenda tugera kuri Permanence, turarenga tugera kuri foyer hafi ya Vivante. Ubwo ni 8 na kangahe. Arankoma nawe nakubwiye ko nicaye nabi ndayaguha dusohotse ufite ikihe kibazo. Ako kanya hinjira umupapa waririmbanaga na mama muri korari muri Anglican. Ahita aramukoma ati mureke ndayaguha. Ndamwita sinari nakubwiye. Uwo mupapa yinjiye aho ngaho. Bwana asifiwe sana. Nari narigeze kumwishyurira nanjye bimwe byo gutozwa gusa kwifata neza, kandi n'umufonctionnaire genda umunyeshuri, ariko duhurira muri bisi ndamwishyurira. Sinamenya ko ndiho ndabiba.
nzasarura nawe igihe gikwiye gishitse ndasarura aranyishurira. Aho ngaho niyo yari ya rebisi ya nyuma mbere ko ngera mu rugo, rebisi ya mbere yo mu Ngagara kuri Carrefour ahita aranyishurira. Uwo mukomvayire yahagiriye ibyago. Ntuzongere kuderanja abantu we. Haleluya. Mva kuri bisi ntangira kujya gufata indege gutyo. 98 mvuye kubwiriza i Bukavu Cyangugu, batwiwe amafaranga mu giterane n'aya essence amazutu twashize muri Land Cruiser nari mfite n'umupapa umwe w'i Bukavu yaduhaye. Turaza tugera i Bujumbura kwa gatandatu ndabwiriza, itoro ni rito, amafaranga yose batuye twahitaga tuyafashisha abakeneye ruwaya turutse muri interieur. Mbwira madamu ni numvise hari indege, nta n'aya mazutu mfite ariko numvise ko hari indege. Turabyutse mu gitondo arafashije, akoze valise njya kuri Air Burundi, nibo bajeraga amadege yose ahari. Mpageze mpasanga umumama w'umunyarwandakazi yaritabye Imana mu minsi ishize, tuziranye ndahira numvise ko hari indege ngo inyura kuri Goma ikajya, kubera hari ambargo ibindi bihugu byari bifunze uretse Congo, ngo inyura kuri Goma hanyuma igahita ijya i Kigali. Ati irahari kandi igiye kugenda azana amafaranga. Ni ntayo mfite. Arambwira ngo yita umuntu ugatete, arancyaha. Ni ntabwo naje guteta, naje kubaza. Arandeba asa n'umuntu ufashwe na kura, niyongera kuvuga wenyine aribwiriza yahaguruka ajya kureba umushefu we. Yinjira muri biro baravugana, mbona agarutse yihuta uwo mama. Avuze ngo ningukorere biye, ngo ntabwo usa n'uzamwambura. Naraka jeune gati 98 gatoya kurusha hangano ndacyara akajene. Ahita nkorera biye tike, arambwira ngo wihutere ibyo wigirisha ntigusige. Niwe naje niteguye isakoshi mu modoka. Umuntu mushya nuko akora. Ndashaka Imana igufungure. Hari ukuntu isi yamaze kudukondisiona, tumaze kwamburwa ubutware kubera twacumuye. Imana izana ikintu gishya, iraturestora, irashaka tuganze, situation ntikuganze, ubeho nkaho ariko bimeze nta kibazo. Abaye tike twikuse mu modoka turirutse, twinjiye ku kibuga cy'indege. Umupapa umwe arambona, yaranzi, ambonye aravuga ngo, ambwira mu Kirundi ngo butindi buraho, ubu niwe wadutebeje, ngo wangegera niwe wadutindije. Ni gute? Ati ba nyiri indege babahagaritse, bari muri iyo ndege. Bari abantu bacuruza amazahabu yitwa Fimete, niki bari ba nyiri indege. Muri direction generale babwiye ngo hari umukiriya uje n'umutegereza udafite n'ifaranga. Ndayinjiramo, indege iranzana, ngera ahangaha nta n'urufaranga na rumwe mfite. Reka mbabwire, ntabwo ari buri gihe ngenda ntafite amafaranga, ariko ndashaka kubwira ngo ubuzima ntibwahinduke iyo amafaranga atabonetse. Ntabwo uriho kubera amafaranga. Nguyu mutego abisirayeli baguye mu isabato yari ku bwabo, ariko bageraho baruha ku munsi w'isabato. Arabwira ngo erega isabato ntabwo muriho kubw'isabato, isabato yaremwe ku bwanyu. Amafaranga ariho ku bwawe, ntabwo uriho kubw'amafaranga. Umuntu arakwambura mukaba banzi ibipapuro, imbeba zikarya. Nta mutipe yariho aritotomba ngo yimbura agasani karya ikayamadeni aho kurya ibisuguti. Hari zikarya amafaranga, nabyo bifite valeur. Halo, turi kumwe? Turaje, ngeze i Kigali, ndamanutse masanga umwana w'umukobwa wasengera muri Vivante Bujumbura. Ambonye yo pastor uri hino, ngeze hano nona. Yo Imana ishimwe, nari ngukumbuye, ninde waje kukujyana nawe? Reka ngo hamagare taxi, nta mafaranga afite. Ati nta kibazo ndayikwishurira. Ugiye ni kwa Rubangura, niho Vivante iri. Abapastori bacu baturutse hose mu Rwanda, turi bubonane. Bagenda n'imodoka,
nurira za ngazi zo kwa Rubangura n'igikapu cyanjye, sanga abamaseje barahari barimo gusenga. Mana, tukweretse umugaragu wawe muri iyo mihanda ya Bugarama batega abantu bakabica. Mana, umuturindire. Mana, umuturindire. Afunga amaso asanga nicaye hagati yabo, wagira ngo ni Yesu yazutse. Ijambo ryose ryo kwizera navuze uwo munsi barisamiraga hejuru. Abari babuze gusakara insengero, abana bavuye mu mashuri. Oh haleluya! Imana igufasha umuntu mushya. Naje gushishura uburyohe bw'umuneke uri muri wowe buboneke. Uraba mushya, uraba mushya. Uvana amaso ku ndogobe zabuze. Ibyo ngibyo biri settled. Ibyo ngibyo by'abandi birukira. Imana irashaka kuguha ubwami. Imana irashaka ngo nimutinye bushyo butomwe. Data biramunejeje. Mu kirundi ngo data biramuhimbaye kubaha ubwami. Ya haleluya! Ngira umuvano turahinduka mushya. Reka mbabwire Luka 4:14 iravuga ngo nuko Yesu asubira i Galilaya ari mu bushobozi bw'umwuka wera. Ni ijambo nkunda kwigisha rivuga ngo usubira iwanyu. Ntibavuze ngo asubira mu rusengero, ntibavuze ngo asubira mu giterane, asubira i Galilaya. Mwamukumbi mutomwe ntimutinye ko so yishimira kubaha ubwami. Nkomero mvanti felicitation. Luka 4:14 Yesu asubira i Galilaya afite imbaraga z'umwuka. Inkuru ye yamamara mu bihugu byose bihereranye naho. Ku murongo wa 13 yararangije kugeragezwa na Satani. Ngo umwanzi arangije ibyo amugeragereshaga byose aramureka amutega ikindi gihe. Ibigeragezo ntibyavuyeho. Umwanzi aracyari mu isi. Ariko wemere gusubira i Galilaya yawe, i Nazareti hawe, ku kazi kawe, ku ishure ryawe, mu mbaraga z'umwuka wera. Nimba umwuka wera yararetse ngo byandike, bari gushaka ngo asubire i Galilaya. Ariko they make sure afite imbaraga z'umwuka. Nibwo inkuru yamamaye. Abandi bigisha ntabwo yamamaye, ariko we kubera afite mwuka wera n'imbaraga, inkuru ye iramamara. Yinjira mu rusengero ku isabato nk'uko yamenyereye. Bamuzanira umuzingo. Bari bafite ukuntu bazinga biriya bitabo byabo bakoresha, bagasoma bakagera ahantu bagashyira akatashe cyangwa umubano nk'uko bwa bundi bwo mu misatsi y'abadamu. Isabato ikurikira bakazakomerezaho. Umwuka wera arabipanga. Iyo sabato agiye asanga bageze kuri Yesaya, ngo umwuka w'Iteka ari kuri jye. Haleluya! Ntibasoma muri Amosi, ntibasoma muri Zekariya, basoma kuri harimo discours programme ye. Umwuka w'Iteka ari kuri jye kugira ngo mpindurire abantu amateka. Yo aguhindure musha nawe uhindura abandi. Aguhindure musha abakuzi nka mwene runaka. Oh haleluya! Muntu umwe yarandebye atari ko wa mwana we kwa Kivuye n'umuryango wawe nzi. Iyo nabigiye muti ko bose ari abakomersa cyangwa hari ahantu harimo akantu. Nari nzi ngo yaferisize ko ndi mu murimo w'Imana itabihindura mu kantu. Sinzi undi twabonanye ejo tuganira mbaza ati burya Vivante ni nk'amatorero angahe? Ni 450. Ngo karimo biba bigarukiye aho ngaho. Ntabona abantu duhindura imiryango ikira. Oh haleluya! Transformation muri community. Akantu nako azaze tukamuhe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Asubira. Mwifurije gusubira mu buzima bwa misi yose uri mu imbaraga z'umwuka wera. Ibintu bya statiko, ibintu byo kubaho kama kila mtu oya.
niko Samson yabwiye yandaya ngo bagize gutya ngo nahita mba muri bireke ngo nahita mba goyigoyi nk'abandi bose. Uwo murongo mwamuzi. Ariko Imana yantangaje ubuntu bwayo ikaguma isuka imbaraga ku muntu urarana n'indaya. Ikibabaje nuko bamwe twipimira kuri ibyo tubona ibintu Imana idukoresha tukibwira ko itwemeye. Ntabwo ari ibyo ngibyo byadupira ngo mwishimire ko amazina yanyanze mu bitabo. Abantu bamwe bahise bafata urwo ruhande ngo ya ntimwishimire ko abadayimoni abirukana, nko kuvuga ngo ntimukirukane amadayimoni, ko igikenewe ari ukujya mu ijuru gusa, bigatuma bene wacu zibahondagura. Oya, pana gufata uruhande rumwe. Ntabwo yigeze avuga ngo ntimuzongere kwirukana abadayimoni. Yavuze ngo dore ibimenyetso bizakurikira abizera ngibi: bazirukana inzoka, bazirukana imyuka mibi, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Haleluya! Bazafata inzoka, nibanywa n'ikica ntacyo kizabatwara. Imana ikurinde kunywa ikica. Ariko nakinyoye Imana iranzura, narengiye. Wahabonye mu bacamanza, nanjye bavuga ngo muri Samsoni. Nta wahabonye Emile, wahabonye? Samson namusubiza ati bamboheshe isuri mbisi indwi zitaruma nacogora nkamera nk'abandi. Imana ikurinde gucogora ngo umere nk'abandi. Ndavuze ngo ube mushya. Mbwirira umuvandimwe uti ntabwo umeze nk'abandi, uri icyaremwe gisha, ugomba kuba nk'umuntu mushya. Umwuka waragufashe kuba nk'umuntu mushya. Oh haleluya! Ibintu byo kumenyera ukaba umusirimu ukifitinga ini, baratubeshe. Tumaze gufitinga ini, nabo nibazafitinge mu byacu. Ugasanga umusinzi ariho araseka umuntu, nawe barakujyanye. Umugabo wahoze ari umusinzi afashije urugo rwe neza, agahita ahinduka icyabunomo, ikintu cyo muri 14e siècle. Ari ngo ntari mu bigezweho, kandi ari mu bigezweho. Umuntu ubaye neza n'umuryango we, wa undi wandika umunani baragukoroke. Ndibuka umugabo umwe waje arakizwa ahuye n'imbaraga. Yaraje bamwirukanye ku kazi, araza apfa kuza yabuze yajya. Umugore yasengeraga iwacu, araza yicara inyuma. Ntanga ijambo ryo kumenya ntari umuntu waje hano, bakuvanye ku kazi mu buryo bw'akarengane, usubiyeyo. Hanyuma arongera agaruka ku cyumweru gitaha, ubwo yabanje kurakarira umugore ati mwabagore mwe nta banga mugira, niho wagiye kubwira umushumba wanyu ko bamvanye ku kazi. Ati nta nazi kuri aha ngaha, nta nakuzi. Ngarutse none mvuga ngo mu minsi 2 urasubiye mu kazi. Mu minsi 2 baramuhamagaye, bimuviramo gukizwa. Akijijwe bagenzi be baramureba bati yo zirapfakaye, inzoga zirapfakaye. Umuhungu w'umuhanga, engineer aeronautique mu by'indege. Hanyuma araza arakizwa. Umunsi basukagaho amavuta mu 2,000. Mu magambo navuze nizere ko nibura abantu 100 bakira sida. Abifatiraho ngo yari arwaye n'umugore we n'akana kabo ka mbere. Abyizera gutyo, uko aryamye akabona uruntu rw'inyamaswa ruje kumurya. Iminsi uko ikurikira rugenda ruba rutoya, rurashira. Ajya kwipimisha asanga ahita araza abwira umugore ati tubyara uwa kabiri. Umugore ubwo uramufata arampamagaye ati pastor, umugabo wanjye yasaze. Jewe sindakira nubwo we yakize. Tubyara undi kandi n'akambere karwaye. Ndashaka rero uzumumbwire. Jewe nze gutereka mu rugo rw'abandi. Reka. Babyara uwa kabiri n'uwa gatatu baza bakomeye. Amakuru y'abo mperuka bagiye hanze. Imana ikugire mushya. Imana ikugire mushya, iguha umutima mushya, urezona nk'uko ijambo rivuga. Utekereze the kingdom way, utekereze nk'umwami. Yatugize abami n'abatambyi.
Oh haleluya, udomine aho ugeze hose. Oh, munyemere mvuga umuntu umwe wari mu bibazo, nawe umunyapolitike, waje kuba umunyapolitike, uwitwa Yosefu. Reka turebe mu Itangiriro ibice 41. Itangiriro ibice 41. Murimo gufashwa? Haleluya. Rabizi umwuka wera ni ukora umurimo, ariko hariho amashuri y'abahanuzi kugira ngo bafashe abantu ukuntu babigenderamo. Ibi nibyo turimo gukora. Ntabwo ari igihugu impano, ni umwuka wera witanga. Genda gufasha. Hari abantu bari bazi ngo umwana yaraturemye duhumekera umwuka, rero ngo uvuka wuzuye umwuka. Ibyo ni ibinyoma. Utarakizwa ugomba gukizwa. Umaze gukizwa ugomba kuzura umwuka wera. Iterabwoba rya dayimoni rikuveho. Itangiriro 41 umurongo wa 37. Iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Hari ikibazo politike, ikibazo igihugu kigiye kujya mu bibazo. Umwami yarose ayoberwa icyo bisobanura, ahamagara abapfumu, abakonikoni be barakubita wapi. Umwe mu bakozi we ati, hari umuntu udasanzwe. Haleluya. Arambwira ati, hari umuhungu w'umuheburayo ntasanzwe, twari dufunganwa ariko ntasanzwe. Ndasenga ngo ubuhamya bwawe bugere kure. Igihe wadufungaga databuja, jye na mugenzi wanjye twararose, ibintu biraducanga, ariko aradusobanurira. Kandi uko yadusobanurira niko byagenze. Yaratubwiye ko umwe ari bupfe undi ari busubire mu kazi. Mugenzi wanjye yarapfuye, jye nsubira mu kazi. Nibutse icyaha cyanjye. Hashize imyaka 2 ngo bamuturumburayo. Yosefu arazahagarara imbere ya Farawo. Farawo ati aramureba. Mwibuke ko Egypt ari super power icyo gihe, icyo gihugu gikomeye. Mwibuke ko ahagaze imbere y'umwami wa Egypt wari umuheburayo, n'umunyamahanga, avuye muri prison, ashinjwa gushaka gusambanya umugore w'umukuru w'abajepe. Ibibazo plus ariko aguma domina. Ahagarara imbere ya Farawo nk'umuntu mushya. Haleluya. Ngo bamuturumburayo, nimba baramwogoshe simbizi, bamwambika imyenda mishya. Haleluya. Maze Farawo ahamagaza Yosefu, bamuhubura mu nzu. Mu Kirundi bavuga ngo bamuturumburayo. Bamuhubura mu nzu y'imbohe, ariyogoshesha, yambara indi myenda, iyindi myenda, yinjiraho Farawo ari. Haleluya. Farawo abwira Yosefu ati, narose none ntawe ushobora kuzisobanura. Numvise avuga yuko ubasha gusobanura inzozi bakurotoreye. Yosefu asubiza Farawo ati, sijye, Imana ni iri busubize Farawo amagambo y'amahoro. Haleluya. Numvise ko ukorera muri surnaturel. Nawe ugahita ubasubiza ku isoko. Icyubahiro ni cy'Imana. Imana ni inshoboza. Ntabwo ari aho mvuka bituma, ntabwo ari amashuri nize. Imana ni iri bukubwira iby'amahoro. Komeza. Farawo abwira Yosefu ati, narose mpagaze ku nkombe y'uruzi. Havamo inka ndwi zibyibushye z'igikundiro zirishiriza mu mifunzo. Maze zikurikirwa n'izindi nka ndwi zizamuka zonze, ari umwaka uzinanutse cyane. Sinari nabona inka mbi nk'izo mu gihugu cya Egiputa hose. Izo nka zinanutse z'umwaka zirya za nka zibyibushye zabanje uko ari 7. Zimaze kuzirya ntiwamenya ko ziriye. Nkunda kubivuga mpageze ngo abadamu bifuza kuba nk'izo nka, kurya ntibamenye ko bariye. Ziguma kuba gutyo. Haleluya. Ziguma kuba umwaka nk'ubwa mbere, nuko ndakanguka. Kandi ndota ngo amahundo 7 atsibaze meza, ameze ku giti kimwe. Maze andi mahundo 7 yumye y'iminambe
yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba akurikiraho aramera. Ayo mahundo y'iminambe amira ya mahundo meza uko ari arindwi. Nzirotorera abakonikoni, abo ni abapfumu abamajisi, ntihagira ubasha kuzisobanurira. Yosefu abwira Farawo ati inzozi za Farawo ni zimwe, ibyo Imana igiye gukora yabibwiye Farawo. Ariko mana, mwifurije kuba umukonsultant. Bibaza ukuntu bakiza iyo traffic yo kuya ya iriya muhanda wa Kanombe, traffic. Ejo nagiye gusura umuntu kuri hopitali militaire ngo amumara hafi iminota 40 gutyo. Bariga bakiga Imana ishimwe. Ariko reka mbabwira umwuka wera azi byose. Nabahaye ubuhamya ndangiza amashuri ya tekinike, bantega kuri moteri bagazibira inzira ya esanse, nkarambikaho ibiganza esanse, moteri ikaka nta esanse. Umwarimu akanyiruka inyuma akambwira ngo twaguteze 2 kimwe wagikoze ikindi kikoze. Imana ashaka ko mubaho gutyo. Ndarepara y'ibintu byapfuye ndabikora, ariko iyo bikenewe nkoresha kandi. Hari ubwo twari mu giterane ahantu Igitega, imodoka irapfa ikwama vitesi, yanga kujya imbere yanga kujya inyuma. David aravuga ati nimushake Edmo. Ndavuga nawe koko bafite umumekanisi ngo byamunaniye. Ndagenda mpageze navuga nubwo byananiye mukanishire reka nkore muri ka gasanduka kandi. Kandi ku muntu mushya. Nkuko arambwa ngo kubita revi, nyikubise imodoka irakira. Mekanisi yarambaza ngo abigize uti nakubise revi. Ukuntu nakiranye nayo. Nsibye sinambwira ntiwe ntabwo uzi ibyo nzi. Umwuka wera gukoresha muri domaine yose urimo. Umwuka wera gukoresha muri domaine yose urimo. Umwuka wera gukoresha muri domaine yose urimo. Ube mushya. Muri economy ube mushya, muri medicine ube mushya, muri construction ube mushya, muri academy ube mushya, muri militaire, muri security ube mushya, muri buri kantu kose ube mushya. Hallelujah. Mu yandi magambo, Imana yakuremyemo innovation. Imana ni createur. Ishusho yayo ni umuremyi. Nawe ushobora kurema. Imana iho umugisha avuze amen. Hallelujah. Yosefu abwira Farawo ati inzozi za Farawo ni zimwe, ibyo Imana igiye gukora yabibwiye Farawo. Za nkandwi nziza ni imyaka 7, na ya mahundo 7 meza ni imyaka 7, inzozi ni zimwe. Na za nka zinanutse z'umwaku zazikurikiye ni imyaka 7, na ya mahundo 7 y'imishishi yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba nayo ni imyaka 7. Izaba imyaka 7 y'inzara. Icyo nicyo nabwiye Farawo, ibyo Imana igiye gukora yabibwiye Farawo. Hazaza imyaka 7 y'uburumbuke bwinshi mu Egiputa, mu gihugu cya Egiputa cyose. Hanyuma hazakurikira imyaka 7 y'inzara, ubwo burumbuke bwose bwibagirane mu gihugu cya Egiputa. Inzara izamara igihugu. Uburumbuke bwe kwibukwa kubw'inzara ibukurikiye, kuko izaba nyinshi cyane. Reka mbabwire, uyu mwuka wera mbabwira ntabwo azana abundance gusa, akunyuza no mu gihe cy'inzara. Uyu mwuka wera aragutungisha n'igihe hari ikibazo, ibyawe byabaye bloke, akaguha grace yo kubicamo neza. Neza. Ubutayu ukabuvamo neza, nta kintu kikubaye. Umuriro ukavamo nta n'umwotsi. Oh hallelujah. Nubyemera ukagira mind ishya, uraza kubona kamwe ku kandi. Ntabwo uri budeprime mu gihe ugitegereje igisubizo cyawe. Rega amafaranga yose ntazira rimwe. 10,000 byihuta muri momo, ariko miliyoni 10 sizi ko ziza muri momo. Biza buhoro. So mugere ubitegereje ngo Imana aranyibagiwe, ubitegereze ufite class, uri clean, utiyanduza. Oh hallelujah.
wuzuye amahoro, ukomeza abandi, ugira inama abandi. Oh haleluya! Kandi cyatumye izo nzozi zibonekera Farawo kabiri nuko ibyo byakomejwe n'Imana kandi izabisohoza vuba. Nuko Farawo nashake umuntu w'umunyabwenge, aka kantu kajya kanyica. Naza ariko Yosefu yamaze kubona ko kuri liste nta muntu usigaye muri ibyo butubizi. Yanze kuvuga ngo nibashaka abantu. Uzi gusarura igihugu ko bitakorwa n'umuntu umwe. Ariko yavuze ngo Farawo nashaka umuntu. Yavuga ati Leo ni Leo. Aka karyo nkakabura ndasubira muri gereza n'iriya dosiye. Farawo nashaka umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga amuha ubutware bw'igihugu cya Egiputa. Ndasenga ngo Mwuka Wera guheshe kambura nawe. Farawo ashireho abahundikisha. Umva Farawo ashaka umuntu narangiza we yimenye ajye gushaka abahunikisha. Ahunikisha igice cya 5 cy'ubutaka bwa Egiputa mu myaka y'uburumbuke uko ari 7. Bateranye ibihunikwa by'iyo myaka myiza igiye gutaha. Bahunike mu midugudu imyaka y'impeke izatunga abantu. Itegekwe na Farawo bayirinde. Kandi ibyo bihunikwa bizabera igihugu ibibikiwe imyaka 7 y'inzara izatera mu gihugu cya Egiputa, igihugu cye kumarwa n'inzara. Uyu ni Umwuka Wera. Iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Hanyuma Farawo abaza abagaragu be ati tuzabona he? Muri bireke ndavuga ngo twavana he, twakura he? Tuzabonaho umuntu umeze nk'uyu urimo ama PhDs. Apana ama PhDs, urimo Umwuka w'Imana. Kubera uheruka kubona doctora niyo mpamvu uza amen. Haleluya. Kwiga ni byiza, mwige mu minuzi ariko mube bantu bashya. N'abandi barazifite byarabananiye, ariko wowe ukorane na the creator, ukorane na tour de contrôle y'ijuru. Izi uko ikirere kimeze, izi birimo kumanuka, izi n'ibirimo kuzamuka. Hano ndavuga n'abana, ufite abana nk'abanga b'abapilote mu muryango. Bambwira ati udevelopa kumva. Ati rimwe rero umwe ntazi Icyongereza avuga ngo left right, kandi undi avuga left right. Abantu batamenya gutandukanya R na L, R na L. Bari baravugana kuri tout de contrat avuga ngo left right, light. Waramuyoboye undi ati najya right aratumara niho turi. Bahita bamwicaza hasi bakayamusubishamo left right kugira ngo yige kwivuga neza. Nigeze kubereka ukuntu Umwuka Wera tuyobora mfunze ibitambara abantu maso. Udevelope kumva. Nta domaine n'imwe atazi muri isi. So ikibazo cyabaye ni ikihe? Kubera bamwe babonye ukuntu abarokore bifata nk'ibigoryi, basaba ngo ibyo bintu by'umwuka ni pumbafu, babijugunya hariya. Hari abandi nabo babonye ukuntu abantu bagenda mu bwenge bigatuma bategera Imana, bahita bahunga iby'ubwenge. Oya, Paulo aravuga mu Efeso 1 ngira ngo ku murongo wa 15 ukomeza ngo ndabasabira ngo abahwezeje abaho umwuka w'ubwenge. Haleluya. No guhishurirwa. Ugomba kugira ubwenge ukagira na revelation, kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Ugomba kugendera kuri aya maguru yombi. Hari umwe mu bayobozi ahangaha njya mbona duhurira mu biterana aranezeza. Ni umuhanga PhD muri za fizike n'imibare n'iki, ariko aciye bugufi avuga Yesu. Kabone iki nicyo gicapo dukeneye abantu nk'aba buzuye umwuka kandi buzuye ubwenge. Birashoboka. Banama ngo urabona biragoye kuba umunyapolitiki ukijijwe. Birashoboka. Yarabitweretse ko bishoboka. Akanaviga neza akavamo neza.
mbwira uwo muvanti birashoboka. Uyu munsi ube mushya, uyu munsi ube mushya. Ibinyoma byose bagushyizemo ngo ntabwo ushobora gucuruza ukijijwe, birashoboka. Dusubire kuri Farawo na Yosefu. Aravuga ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu. Farawo baza abagaragu ati tuzabona he umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Nguhaye gutwara urugo rwanjye, kandi abantu banjye bose bazumvira icyo utegetse. Ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Reka mbabwire, umwuka wera aguhe kudomina. Birashoboka cyane, udakandamije abantu, udasuzuguye abantu, ijambo ryawe rigapasa. Farawo abwira Yosefu ati dore nkweguriye igihugu cya Egiputa. Mwibuke ko dosiye muri justice itaraba resore. Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe, ayambika Yosefu ku rutoki, amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika n'umukufi w'izahabu mu ijosi. Ega kuzura umwuka wera ntibikuza kwambara neza. Abavuze amen ni bake. Kubera navuze kwambara ibitambara murashaka kuntera amabuye. Navuze ngo umwuka wera kwemere kwambara akagufi keza. N'ubu arabanze kuvuga amen. Izo amen ziri zaifu kabisa. Kandi aha niho hagwiriye abadamu ariko nta n'umwe uvuga amen. Mwarakubititse. Navuze ngo umwuka wera guhe kwambara kambambiri. Amugendeshereza mu igare rikurikira irye, bakajya bamurangana bati ni mu mupfukamire. Nuko amwegura igihugu cya Egiputa cyose. Farawo abwira Yosefu ati jye Farawo ndahiriye ko ntawe uzazamura ukuboko, ntawe uzagushingura ikirenge mu gihugu cya Egiputa cyose utabyemeye. Mwibuke ko yarose aba mukuru, karakana kabivuze bati ceceka. Se na nyina ati urashaka gukungura wakana. Siko bavuze ariko niko bimeze. Abenshi mufite abana bajyaza akabwira ibintu nk'ibyo. Avuga ngo nzaba president, utankururira, utagira n'ubimenya ko avuze. Ntabwo avuze ko azagira kudeta. Avuze ko azaba president. Ntabwo avuze ko ari buvane uhari. Avuze gusa ko azaba president. Ntawize mu myaka 50. Ejo akamuba kandi nakagukiza. Ariko kubera amubujije atinya no kukubwira inzozi, agahita ajya kubaza abandi bapfuye nabi. Nimubareke barote mubabwire. Uyu mama nyemere nongeye mvuge yarasekeje. Turaganira ejo. Turavuga n'ibyo muri media niki. Aza kumbwira umwana umwe bajyanye gusura abantu babafashaga ahantu Nyamirambo. Umwana yinjiye mu nzu muri toilette, abona ntimeze neza. Haba ngo mama ariko ambwiye ngo bafite inzu nziza. Ni nziza gute ifite toilette imeze gutya? Ati niyo bashoboye kwa fodinga, niyo bashoboye kugura mu Rwanda. Ngo ya niba batashoboye kugura inziza mu Rwanda bajye ayere, babe mu nzu nziza hanze. Uwo muryango waragiye hanze hose. Batumyeho kumbwira ngo uzabwire wa mwana ngo tubayere mu nzu nziza cyane kurusha ya. Abana banyu bari barahanura namwe ngo ugatsindwa we. Kakana kazankururira. Ndibuka Enoke na Peter wandaruhutse bahuriye imbere ya Susedini iri Burundi. Baganira Enoke avuga ati iyi hoteli wahindura urusengero. Kandi gafite nk'imyaka ngira ngo nimba ari 8 nimba ari 10. Ndawumva ndaseka n'Imana ubyumve. Haleluya. Icyama mukagira umutima w'abana wo kubona possibility. Umwana niyo mpamvu ugira utya agakubita mu gikuta akababara kuko abona harimo inzira.
icyama ibikuta biri imbere ukabona wahahita. Nkaya ndirimbo ya Mbonyi yaca inzira mu bikuta. Haleluya, haleluya. Farawo abwira Yosefu ati Farawo ndahiye ko ntawe uzazamura ukuboko, ntawe uzashingura ikirenge mu gihugu cya Egiputa cyose utabyemeye. Komeza. Farawo ahimba Yosefu Safunati Paneya. Haleluya. Amushingira Senati mwene Potifera umutambyi wo mu mudugudu wa Oni. Yosefu atambagira igihugu cya Egiputa. Nigeze kwigisha ubutumwa bwa ngo nuko kwa Potifari bagukomerekeje, kwa Potifera baraguhoza. Haleluya. Ariko si icyo nashaka kuvuga, nashaka kuvuga kuri Safunati Paneya. Safunati Paneya bivuga ngo agasobanuzi k'amayoberane. Wa muntu we mushya Imana igoye gusobanura. Igoye gusobanura ibintu. Bifurije kuba muri surnaturel. Ndasenga ngo mujye muri 4e dimension. Umugabo witwa Yongico yarabikoze birakunda. Atangiye kwizerera ibyo, rimwe aragenda asaba Imana ati Imana urabona ukuntu ngo umukozi wawe singira n'imatera, singira n'imeza n'intebe, singira n'akagari. Mana wambaye akagari gashaje basi umuntu yabuze icyo akoresha akakama n'agatebe basi batagikoresha. Arasenga yizera ko abihawe. Arategereza abona ntibaje ajya imbere y'Imana ati Imana waravuze ngo ibyo dusabye twizere ko tubihawe tuzabibona. Yumva umwuka arambwiye ngo nta kamodoka nta kagari gashaje mu ijuru, nta gatebe kabuze babuze icyo bakoresha mu ijuru, nta kabati gapfuye nabi mu ijuru. Arahindura atangira gusaba ibintu byiza. Arabisaba. Arangije ati noneho wature kubihawe. Ajya mu rusengero ati Imana yampaye imeza nziza. Urubaho avuga nka za bois du Zaire n'iki rwitwa mahagoni rwiza cyane, intebe izunguruka, igare rya vitesi. Arabivuga komite mushyira iruhande ati pastor ejo twari iwawe. Nta byari bihari. Uratinya ukubeshye uhagaze ahera h'Imana. Ako kanya arabwira ngo umukara mwespira ngo babaze ngo mwebwe ngo igihe bamamanyu babasamaga mwahise muvuka uwo munsi. Atoya umara amezi 9 ukadevelopa mukavuka ati nanjye ndatwite. Bita bihinduka iciro ry'imigani. Pastor atwite imeza n'akabati n'igari. Baramuseka. Ubwo Imana rero irakora ku rundi ruhande rwa Osea. Umunyamerika umwe atangira kurota abona ibyo bintu kuri liste. Akajya abona na address, arabigura byohereza. Bimaze kuza ukwizera kwe kurazamuka. Abo muntu mushya bari bavuye mu ntambara bakenye. Atangiye kwizerera abantu benshi. Kwa rusengero rurimo we n'umugore we na nyirabukwe ngira ngo na muramu we n'undi muntu w'umujura wajyaga agira ariko akabiba n'amaturo. Yanze gukizwa. Baba mu gahema kasizwe n'abasirikare b'Abanyamerika. Atangira kubwiriza. Umugore aramubwira ati wisakuza turi 5 gusa toya ndo ndabwira abantu 300 baraza atangira kubwira 3,000. 3,000 biraza atangira kubwira 100,000. Yapfuye afite itorero rirenga miliyoni. Congregation imwe gusa udashizemwe ayo yemprance ku isi yose n'ama university ahantu nka za Kazakhstan na he university yashinze. Nagiyeyo nagira ubuntu kujyayo mbere ya COVID. Najyaga mbisoma. Nari narifuje kujyayo. Ngerayo sanga afite biro Mana yanjye. Nukugenda ama etage ibiro bye. Ama etage agakartier. Iruhande hari inzu ya parlement. N'amahoteli akomakome. Igihe hajyaga ryari yarara abantu bamuseka. Aratangaza aravuga. None ubu niho hari intebe z'ubuyobozi. Imana ikugire mushya. Urenge aho wakuriye, urenge ibyagosa biwanyu, urenge barriere zose zato ube mushya.
yarambwiye ngo uraza guhinduka mushya, umwuka wera nakuza uraba mushya, uratangira nawe guhanura, nawe uraza gukora ibi n'ibi n'ibi, hari ibimenyetso biri gukurikire. Ndavuze ngo hari ibimenyetso biri gukurikire, ngo bya bimenyetso byose birahita biza. Imana iguha umutima mushya, a new mind, uhinduke. Ibyakubwiye ko ugomba gukora ikintu ufashe ideni buri gihe, naranze nzaguma ndi umwana nkora ibyo bisazi nk'ibyo navugaga ejo bundi, kujya mu Kagera ni nangahe, bati se tuyikubikire, noya nzagaruka bataguma bantelefona ko nanjye sinzi igihe bizira. Icyo nzi biraza. Ikibazo cya benshi ni koma, benshi muhangayikishwa no kubaza aho biri bunyure. Imana ivuze ngo nibahe umucyo nubeho, ntabwo yibaza aho biri bunyure. Imana ivuze ngo umusozi nubeho, ntiyibaza aho biri bunyure. Wowe icyo ukwiye gufata no kuyavuze ntibeshya, wasezeranye no kwizerwa no kubikora arabikora. Iyi Pentecote upanuke, iyi Pentecote uhora bashakaya. Ntacyo bimaze nimba ntacyo uhindura ubaho nk'abandi bose. No, bagomba kubabaza ati ibi ni ibiki, baraje abanyagalilaya ibi ni ibiki. They have to ask. Ugomba gushakinga bakabaza ko mbona wishimye kandi situation ameze neza, nawe ugahita ubabwira Kristo. Ko mbona abana bawe bameze neza, ati ni ubuntu bw'Imana bwamfashije, ariko ni ibi. Hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Abantu muri Medi Imana ibaho umugisha. Nese niki gitumye twese tuwumva bavuga indimi ziwacu kavukire. Imana ihabwa icyubahiro. Dawidi yarebye ukuntu abayeho, yarebye ama exploit yakoze, yarebye intsinzi yagira kubita hasi ba Goliyati, yica intare n'idubu, aza gukora icyaha. Imana yamubwiye ati ngiye kuguhana. Abwira Imana, ngira ngo ni muri Zaburi 51, yamubwiye ati umpane, naracumuye mu byaha niyo mama yambyariye, ariko nkwisabira ikintu kimwe Mana, ntumvaneho umwuka wawe. Umwami Imana yishimiye n'uwifuza umwuka. Nabonye Dawidi mwene Isayi, umuntu umutima wanjye wishimiye. Hallelujah. Uwo niwe yahinduye, uwo niwe bakirata n'uyu munsi Isirayeli. Uwo niwe wateraga Abafilisitiya, yajya kubatera iby'igisirikare abimenyereye, kurwana arabimenyereye, ariko akabanza kubaza mbakurikire. Imana iti bakurikire kuko urabanesha. Akagenda akabakubita, bakongera bakagaruka, ati mbakurikire, ati cette fois ntugende. Ikibazo cy'idini, dukora akantu kacamo tukagahindura ihame. Ngubwo Petero na Yohana bakijije umuntu 9:00, iwacu dusenga 9:00, uzasenga 10:00 azaba umunyabyaha. Tugahita tangira gusuzugura abasenga 8:00. No, twebwe ntwabibonye se ko ariko intumwa zabikoze. Kubera iki? Reka mbabwire, sinkubuje kugira utuntu upima, nanjye ngira utwo mpima. Sinjya mbavugisha Yesu. Nuko ariko nanjye nakoresheje birakunda. Ariko ntabwo mvuze ngo vivante yose mujye mugira gutya, oya. Abandi bafite uko bagira, hari ugira gutya agahumekera hano kuri mikro, kuko bitari muri Bibiliya, ntabwo ari icyaha. Imana iyobora abantu ko bashaka. Ndibuka umugabo witwa Benson Dawson ari mu giterane cya Bonke, azamura inkoni ye y'ubushumba, umuriro uramanuka mu giterane. Hari umama byari byaranze ko byarahita byarira muri iyo tente. Imana ishimwe cyane. Ari inkuru numvise ejo, ubanza ari ejo, umupapa umwe nzi witonda cyane, wirinda amanyanga niki, ariko yaciye mu bibazo. Ejo ndagwa ku akantu fake, reka mvuge ko ari fake. Umuntu bya bintu wajya kunda bavuga ngo niyohereza message ahantu 5 ngo Imana yagusukira umugisha,
wa miliyari zingahe cyangwa uririrwa neza. Ni bande bamaze kwibona? Nahinze ngo nigege nyine. Nahinze ngo nasomye ibya muri Afghanistan. Halo. Hanyuma abona umuntu yanditse ngo uvuze Zaburi ya 23 buri 23 minutes kumara iminsi 23 ibya biracamo. Ni umuntu wirinda mana yanjye. Ariko yarabikoze ku munsi wa 16 ibintu bye byari byarabaye bloke biba debloke. Ntabwo mvuze ngo mujye kubikora, ariko reka mbabwire hari ikintu Imana ikoresha kugira ngo ideclenche le surnaturel muri wowe. Ariko kubera ukuntu twafunzwe, hari umuntu umwe yararwaye amaguru bimeze nabi, bavuga ngo muhagare ku masezerano urimo kwibwiriza ngo aya ni amasezerano y'Imana. Ageze muri rwo hagara kuri Bibiliya itarakira. Ntabwo ndi bubihindura idini ngo mujye muhagara kuri Bibiliya mukira, ariko hari ikintu Imana ikeneye. Kimwe mu bintu biri bituma mwinjira muri surnaturel mu bidasanzwe ni ukuba desperate. Sawuli yahangayikishwe n'indogoba zase bimuzanira ubwami. Ari abo tumaze igihe tuvugana bavuga ngo pastor ndarambiwe, ndashaka igihe gisha. Ntabwo nti muri bugiye kiza. Iyo abandi bari aho babimenyereye ntabwo bazatera imbere, ariko wa muntu ushaka ibintu Imana yabigukorera. Imana ishimwe cyane. Umuntu mwambwe ngo nongo ntibiri muri Bibiliya. Ndamaza ariko se ahantu yigeze ubona Yesu ajya muri toilette? Arambwira atoya ni rero ujyayo ukora icyaha, kuko ntabwo byanditswe kandi niwe rugero rwacu, kandi yararyaga kandi yaranywaga. Idini ni umucafu, aho kugufasha riguhindura imbohe mu nzu ya so, ugatajya gusuzugura abandi ngo hariya ngo. Imana idufashe. Ndavuze ngo ube mushya muri iki gihe cya Pentecote, ube mushya muri iki gihe cya Pentecote. Ndavuze ngo ube mushya muri iki gihe cya Pentecote. Imana ishimwe cyane. Nababwira byinshi. Nibutse inkuru mu bami ba kabiri bice bitatu. Abami baragiye Yehoshafati na Ahabu n'undi bakwamye, bagira ubwo ati Imana yaduteze tugiye gupfa. Yehoshafati kuko muri we nubwo ari umwami ahorana facteur Imana mu mutwe. Ndavuze ngo muri secteur yose urimo ugumana Imana. Babaye stuck. Muze kwasoma abami ba kabiri bice bitatu. Bamaze kwa stuck baravuga ngo ariko nta muhanuzi uhari ahangaha. Baravuga ngo nawe uretse umuhungu umwe wajyaga akarabya Eliya, niko bamwitaga. Ariko n'wadusuzugura ngo ni wa undi wahariya. Yehoshafati avuga ngo uwo nguwo ari mu ijambo ry'Uwiteka. Kuba yaragendanye n'umuntu w'Imana harimo ikintu. Baramuhamagara. Yehoshafati nawe yari yabimenye, nako Elisa yari yabimenye yari. Abonye aho baravuga ati kuki utagiye kubaza za mana za baso na banyoko? Iyo atabaye Yehoshafati sinari no kukureba mu maso. Haleluya. Muze kubisoma. Imana ishimwe cyane. Elisa itaravuga ngo nimushakire umuvuzi w'inanga, umucuraranzi. Umucuraranzi abanje gukubita instrument itavuga ngo kuni kwiteka avuze ngo nimuce imiferege. Nimuce imiferege, muce za ruhururaho. Nta muyaga muri ubone, nta mvura, ariko ejo hazaba hari amazi. Mwifurije kuvuga imvugo nk'izo. Ntabwo nzaho biri buke, ariko ejo igisubizo kizaba gihari. Wige kubwira abantu ko ari amahoro, biri bugende neza. Farawo ibyo Imana igiye gukora yabikubwiye uba amahoro. Umuprisonnier ari arapore umwami. Ariko azavuga ngo banza umfashe ka dosiye kanjye gakemuke. Ndavuze ngo tuboneka nk'abakene ariko dutungishije abandi. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ndasenga ngo utangire kubona amazi atemba imvura itaguye. Ejo pastor yarahanuye ahanganga amafaranga agiye kuza from nowhere, bamwe baraseka. Bamwe twaro turavugana ejo umwe arambwira ngo hari umuntu yamuhaye témoignage ngo barasengeye amafaranga babyutse asanga amavarize yuzuye amafaranga. Pastor wumva ibyo bintu bishoboka, ni kwera iki bitashoboka?
ati Imana ndumva ko yavuye mu ijuru n'Imana, ariko amafaranga se ntakorwa n'abantu. Nese ni gute ibintu byakorwa n'abantu Imana byayinaniye kubikora? Twarifunze, uyu munsi murafunguka. Iki cyumweru urafunguka. Ubeho uri sirko nta kibazo kidafite igisubizo. Ubeho uri sirko nta projet idafite financement. Uko yabi ikibazo cyawe ntabwo ari amafaranga, ikibazo cyawe rota. Tangira upanga ibintu uko bishaka. Bipanga uko bishaka, nk'umuntu mushya. Oh haleluya. Oh haleluya. Mbwira umuvandimwe uti mbaye mushya. Kubwo umwuka wera mbaye mushya. Ibintu bibaye bishya. Ibimenyetso biraje. Oh haleluya. Reka ngusaba uhaguruke dusenge. Oh haleluya. Mwakoze kwiga, mwakoze kwakira.